Reka ntangirane n'umutumirwa w'uyu munsi akaba n'umwanditsi w'ibitabo. Reka ngwikaze muri studio za 89 n'ibice bine. Murakoze cyane. Umeze ute, byifashe bite? Meze neza cyane. Hano urahabona ute klima yo wayibonye ute? Kuko mu by'ukuri ntekereza yuko akavura iyo kabonetse abantu benshi hari uburyo babifatamo bugiye butandukanye, kuko abakunzi b'ubwiza bo bakubwira ko mu gihe cy'izuba ngo abantu babasa nabi. Ikigaragara nuko uyu munsi harakeye, kavura kaguye, abantu bari bamaze iminsi hari izuba ryinshi ariko hameze neza. Hanyuma rero ntekereza yuko ikiza kuruta ibindi ari ugutangira wibwira abadukurikiye bakamenya muri rusange bagiye kuganira ni muntu ki, ubundi tugakomeza kugenda twungurana ibitekerezo kuri iki gitabo cyawe wanditse ukacyita Inzozi z'urukundo. Murakoze, nitwa Uwimana Emmanuel ariko uzwi cyane ku izina rya Emi Sempa. Nkaba ndi umugabo wubatse, ufite umugore n'umwana umwe. Ndumva bibaye ibyo birabaye. Abantu bashaka kwibaza bati mu buzima busanzwe uri umwanditsi w'ibitabo gusa cyangwa hari akandi kazi ukora kawe ka buri munsi? Ntago ndi umwanditsi gusa mu buzima busanzwe, ndi umucungamari wa farumasi y'akarere ka Karongi. Nguko rero uko bimeze. Hanyuma wenda tugarutse gato kuri iki gitabo cyawe wise Inzozi z'urukundo, ni igitabo cyawe cya kangahe? Ese ubusanzwe uri umwanditsi cyangwa nimba ukinjira muri iyi kariyeri? Iki gitabo ni igitabo cya kabiri. Igitabo cya mbere cyitwa Ubuzima mu muryango. Iki rero icyo cya mbere cyasohotse muri 2010, iki ngiki cyo natangiye kucyandika muri 2012 ariko gisohotse muri uyu mwaka 2017. Hanyuma Emi Sempa, abantu benshi cyane bakunda kuvuga bati icyo umuntu azaba kenshi na kenshi ugenda usanga akora ibikorwa bitandukanye bifitanye isano nacyo. Impano nk'ingi yo kwandika ibitabo wayigize ute? Yaje ryari? Watangiye kubyiyumvamo ryari? Kwandika ibitabo nsa naho nabitangiye muri 2000 kugera muri 2003, aho natangiraga gukompoza inyandiko nkeya ariko bitaritwa ibitabo. Usanga nandika ibintu nkazibagirwa, ibyambayeho byiza, ibyambayeho bibi. Ibyo rero nibyo byagiye bimpa donc kukusanya ya makuru yose, kugira ngo akenshi usanga utazi icyo uzakoresha, ariko uko iminsi igenda ishira niko usanga wegeranya bya bintu ko batari ku iki kintu ntago cyafasha undi muntu runaka, ugendeye kuri za nyandiko zawe. Hanyuma ni igitabo kinini kuko gifite amapaje agera ku 165. Ntabwo twaza kugenda tubigarukaho ngo tuze kugenda tubirangiza. Iki gitabo cyawe ubundi wacyanditse ugamije kwerekana iki? Ugamije gusobanura iki? Mbese muri makeya igikubiye muri iki gitabo cyawe cyaba ari iki? Ubutumwa bukomeye muri iki gitabo cyawe bwaba ari ubuhe? Nkuko izina ry'igitabo cyitwa Inzozi z'urukundo. Njya kwandika iki gitabo nagendeye ku bintu nabonaga muri sosiyete nyarwanda. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2012 hari hamaze igihe hari inkuru nyinshi zitambuka mu bitangazamakuru, ku maradiyo, ku mateleviziyo, mu binyamakuru bitandukanye, bavuga ko umugabo yishe umugore, umugore yishe umugabo, umwana yishe umubyeyi yishe umwana we. None ndibaza kubera iki ibi bintu bibaho mu muryango nyarwanda? Aho rero niho nahereye mvuga ngo ese byagenze biti. Niho nagenda nganira n'abantu batandukanye, hama nza gusanga ikibazo cyari gihari ari uko nta rukundo rwari rukiri mu muryango nyarwanda. Aho usanga hari amakimbirane mu rugo aturuka kuko umuntu yashatse cyangwa uko yakunze, bikazabyara ya makimbirane atuma umugabo ashobora kubona yuko umugore ari ikibazo kuri we, umugore ari ikibazo ku mugabo, umwana we yamubereye ikibazo, umubyeyi yamubereye ikibazo. Bityo rero nandika iki gitabo n'abandi, ni gute umuntu yagira inzozi nziza, ni gute umuntu yakunda kandi akazagira urugo rwiza. Ngira ngo yenda Seba uracyari umusiribateri, nimvuga ibi ngibi uranyumva? Ndacyari papa mbyirire niko tubita. Nimvuga ibi urabyumva. Usanga kenshi iyo utembereye mu ngo nyinshi hari urugugeramo ukabona ni rwiza, ukabona urukundo bakundana, ukabati cyampa umuryango nk'uyu, nkazagira umugore nk'uyu, nkazagira umuryango nk'uyu. Yaba uri umukobwa, yaba uri umuhungu, buri wese aba afite izo ndoto. Njya kwandika rero njya kuvuga izi nzozi z'urukundo, navuze ngo buri wese aba afite inzozi zo kuzagira urugo rwiza, ariko usanga uko biteguwe bishobora kutaba byiza
bikaba byatuma uzagira urugo rubi kubera ko byateguwe nabi. Hanyuma abantu benshi cyane burya bakunda kukubwira ko igisobanuro cy'urukundo ari ikintu kigoye, gutekereza kwita igitabo cyawe Inzozi z'urukundo. Ibyo ari byo byose hari ubundi bumenyi bwisumbuyeho wenda ku bijyanye n'urukundo. Sempa, ubundi niki cyakwereka umuntu ko tuvuge dufata urugero umujene, niki cyakwereka umusore ko umukobwa mukunda, niki cyakwereka umuhungu ko umukobwa mukunda? Kasita umuntu aba atari mu mutima w'umuntu, ibintu mu bijajinga gute wenda nk'abantu babanditse mwaragiye mukora igisa nk'icukumbura mu bimwe mu bibona mute? Ahangahe icyo kibazo gisa kuri ngewe maze gukora isesengura ndetse no kuganira n'abantu batandukanye no gusoma ibitabo bitandukanye. Mu by'ukuri biragoye kumenya yuko umuntu agukunda. Kuko kenshi hari ukunda kubera impamvu ze runaka, afite inyungu runaka, ibintu nk'ibyo. Ariko mu ijambo rimwe, umuntu yagukunda guha umwanya we. Niyo mpano ikomeye kuruta ibindi. Umwanya icyambere no gutekereza umuntu, kuba gutekerezaho, akaguha umwanya we mu mutima we, hahandi ajya abyuka akabatekereza uko wiriwe, yajya muri pause akabaze kanaka yariye, se yoze, se yaryamye, se kwimvura yaguye yifubitse. Yo utekereza umuntu gutyo bituma unamuha umwanya ukavuga ati mbonye akantu keza ukakamugurira, mbonye aka gift runaka, icyampa kanaka wanjye akaba ameze gutya cyaka akagera ku iposte runaka. Usanga buri munsi umwifuriza ibyiza, uko rero umuha umwanya mu bitekerezo byawe no muri wowe bituma urushaho kumukunda. Wowe rero nyiri ugushaka kumenya ko umuntu agukunda, hari ibimenyetso byinshi umuntu ugukunda ashobora kugukorera byatuma ubona ko agukunda. Ibyo byose rero biri mu iki gitabo, ugishatse akagisoma yabona igisubizo kirambuye. Hanyuma wenda Emisempa, sinavuga ko nkuzi birenze, ariko ndibuka neza mu mashuri yawe ya segonderi wize ku kigo nizeho, ariko wanyigaga imbere kuko ndanabyibuka ukigenda wari chef de je, nanjye nahise mba chef de je. Urumva ko nahise nsa nk'ukugiriye mu nzi ukomeje mu nzira yawe. Ngiye mu bintu bijyanye n'urukundo, sinavuga ko ngufiteho amakuru maremare kuko ndabizi ntakundanaga n'abakobwa nagakundanaga n'abakobwa. Ibi bintu byaje kuva hehe? Hanyuma kandi uze no gufata umwanya unsobanuriye kuri aka kajambo kaboneka kuri kava y'iki gitabo. Ni akajambo k'igifaransa kabagira kati si tu ne bats pas pour ce que tu veux, ne pleure pas pour ce que tu as perdu. Ibyo ari byo byose bivuze ko bishatse kuvuga ugenekereje ngo niba utarwaniye icyo ushaka ntuzarizwe no kuba wagira ute wakibura. Gukundana bisaba kurwana nabyo mu rugamba bimeze bite? Urakoze Seba. Yenda mpereye ku cyo wambajije cya mbere, umbwira utese by'urukundo byaje bite. Mu by'ukuri burya nta muntu utishimira gukundwa, nta n'umuntu udakunda. Usanga gukunda no gukundwa ni ibintu biryoha cyane. Abenshi nabishyizemo hano mu gitabo, abenshi usanga batanga mechanisme de defense cyangwa se kwihagararaho, akavuga ngo ngiye sinkunda. Nyamara burya usanga atinya kuzagira ingaruka zo gukunda. Akenshi ko aba ari amasezerano hana n'umuntu, ukagira ubwoba ko uzayahagarika cyangwa bikagenza gute. Ariko ubundi gukunda ni byiza. Nanjye rero no mu iki gitabo nabishyizemo mu ncamake, naravuze ngo narakunze kandi naranakunzwe. Namenye uburyohe bw'urukundo rw'ukuri, yemenya n'abakuryarya. Hari aho nashyizemo ngo namenye urukundo rw'abantu barufata nka business, menya n'urukundo rw'ukuri, menya n'urukundo umuntu agukomeretsa. Aho ngaho nubwo nari nkiri mutoya ariko nagiye nkundana n'abantu haba muri segonderi, haba muri university. Nibyo naringiye kuko servange nibazaga urukundo wenda ruhanganye wenda ni no gushaka imitungo cyangwa se ndujyanye n'amafaranga, urukundo rw'ukuri, urukundo rw'ibinyoma. Abo bantu bose bizongera wakundanye nabo, cyangwa hari n'ibyo wenda wagiye ubona ku bandi bikaba ngombwa ko biganiraho? Urumva harabona nakundanye nabo bafite izo character zimwe muri izo, ariko abenshi hari abo twagiye tuganira ndimo kwandika kino gitabo. Urumva nagendaga shakisha amakuru y'abantu batandukanye, aho wasangaga umwe ambwira ati ngiye nakundanye n'umuntu kubera ko yashaka gukira igikomere yari afite. Reka nguhe urugero, hari igihe umuntu abakundana n'umuntu, tuvuge nk'abese bakundanaga n'umukobwa, ejo umukobwa arakwanze muri societe, ukabaho wenda ubana n'abandi basore bafite abakopine, hamwe ukavuga kubera iki ngi ntabona usimbura uyu nguyu, ukagenda kumuzana kuko utamukunza ahubwo kugira ngo remplace ya absence, donc
aze kuziba icyuho cya wa wundi waba ruhari. Aho rero usanga hari benshi bagiye bampa ingero zitandukanye. Hari n'undi ugukunda kubera ko yabonye aparance y'inyuma, donc ukabona umukobwa ni mwiza cyangwa ukabona umuhungu ni mwiza ukamukunda, babandi bita ngo ni ibitonore. Voilà. Ejo wazajya kubona ukabona niba yarafite amata ejo aragiye n'urugero, niba yari boga yarafite amatuza ejo amatuza akagenda, ugashiduka utarukunze wa muntu rehama, ahubwo warukunze ya beauté extérieure cyangwa bwa bwiza bw'inyuma. Hanyuma muri iki gitabo cyawe wenda ntago navuga ko nagerageje kuba nagisoma cyose, ariko nagerageje kunyuzamo amaso. Harimo amafoto menshi yawe n'umudamu wawe. Ibi bintu wabitewe n'iki gushyiramo amafoto cyane wigarukaho? Ibi ntibishobora gutuma abantu batekereza ko wanditse amarangamutima yawe? Ibyo birashoboka, ariko ubundi iyo urimo kwandika igitabo ugenda ushyiramo amafoto agaragaza, akenshi asanisha n'ibyo urimo kuvuga. Babyita amafoto avuga mu itangazamakuru. Hari igihe ufata ifoto rwose umuntu akamenya icyabaye nta kintu uvuze. Ni nayo mpamvu rero hano muri iki gitabo hagenda hagaragaramo amafoto menshi atandukanye, harimo n'ay'umudamu wanjye. Iyo mvuze ngo inzozi z'urukundo cyangwa se urukundo rw'ukuri, nuko nzi urwo rukundo nduvuze nkarushyira ku wundi muntu, tuvugenda nkafata Seba n'undi muntu nishakiye nkabashyiramo hano, ubaza ashobora kuzavuga ati ese ko abantu nzi ko badakundana kubera iki uyu muntu yabashyizemo hano. Ariko sinashyizemo umudamu wanjye nuko mukunda kandi nawe akaba nkunda, kandi nkaba mpamya yuko ibyo ngibyo mvuga ari ukuri, kandi bikaba bisanisha n'inkuru zirimo hano mu gitabo. Hanyuma ukuri ni ukuhe kuba wowe musore cyangwa se wowe inkumi wakwemeza neza ko muri mu rukundo gukunda atakubeshya? Icyo nahereyeho cya gihe mu kibazo wari wambajije mbere, icya mbere nuko hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu agukunda. Hari ibyo kubwizanya ukuri, hari ibyo kwitangira undi, hari ibyo gutanga impano zitandukanye n'ibindi byinshi birimo hano mu gitabo. Ibyo rero ushobora kubishingiraho uvuga yuko umuhungu agukunda cyangwa akuryarya. Harimo naho nagiye mvuga ngo umuhungu, donc umukobwa wabyirwa n'iki umuhungu ugukunda, wabyirwa n'iki umukobwa ugukunda. Ibyo byose birimo hano mu iki gitabo. Hama ngiye ku kindi kibazo wari wambajije ngo ese ngo mvuze kwiri jambo ririho hano ku gitabo kuri cover, aho rivuga ngo si tu ne peux pas pour ce que tu veux, ne pleure pas pour ce que tu as perdu. Mu by'ukuri mu rukundo ni kimwe mbyita ko ari umushinga. Uzarebe iyo ufite umushinga tuvuge yenda un projet runaka uzaguteza, tuvuge wateguye umushinga, uwo mushinga hari ibyo utegerezwa kugutangaho, nabyita ko ari igishoro. Icyo gishoro kaba ati mu gihe runaka iki gishoro kizambyarira inyungu runaka. Yenda mbisanishije n'urukundo. Mu rukundo iyo umuntu atangira, donc iyo ufite izo nzozi zawe ubuvuga uricara ko bati urugo rwanjye ruzaba rumeze gutya, umushuti wanjye cyangwa umusheri wanjye tuzabana gutya, ariko habamo intambara mu rukundo. Ngira ngo ahari nawe urabizi ibyo byose nawe wakundanyeho na n'ubu ndacyabikora. Wow. Byiza cyane. Rero usanga iyo uhuye n'izo ntambara ukahita ureka umuntu wawe akakuvaho akagenda kubera za ntambara, ukakitangira kugira ngo ugihamane. Igihe rero wakiretse kikagenda, nta mpamvu yo kugomya kugira gute kukiririra kandi already warabigizemo uruhare. Nguko rero uko bimeze. Uyu nguyu akaba ari umwanditsi w'ibitabo, bamwita Uwimana Emmanuel, azwi cyane nka Emi Sempa. Hanyuma muri iki gitabo wagiye ugaruka ku bintu bita imitoma. Ubundi imitoma wowe uyibona ute, uyifata ute? Iyo winjiye hano hanze muri society usanga hari abanyurwa n'imitoma, ahandi nanone ugasanga imitoma bayifata nk'ibintu biteye isoni. Imitoma itanga ihe musanzu mu rukundo? Ahangaha njya gusubiza ndakomeza ni refere ku gitabo. Hari ahantu navuze ngo ese ngo guteteshanya mu rukundo ni ngombwa? Yes, ni ngombwa. Yego, ni ngombwa. Aha rero ndimo gusubiza ku icyo mwari mumbajije. Imitoma nayo iri mu byifashishwa mu kugira ngo uteteshe umukunzi wawe.
ni ukuvuga ngo usanga nubwo yenda bamwe bashobora kubifata ukundi, ariko ni amagambo aryohereye ubwira inshuti yawe, ubwira umukunzi wawe ugira ngo umugushe neza, afilinge yiyumve ko ari mu rukundo, ko hari umuntu umwitayeho umukunda, ufata n'uwo mwanya wo gushaka ya mitoma kugira ngo uhereze wa muntu. Ni ngombwa rero mu rukundo, kandi n'ababifata nk'aho ari negatif cyangwa se bitari byo, nibaza ko baba bihenda vraiment. Hanyuma wowe ibyo ari byo byose urebye izina ry'iki gitabo bigaragara ko ushaka kuba ufite amakuru atandukanye ku bijyanye n'urukundo. Gushwana mu rukundo byita iki? Gushwana mu rukundo mbyita ko ari amakimbirane mu rukundo. Ni amakimbirane ashobora kuba hagati y'abantu babiri bakundana, yaba umugabo cyangwa umugore cyangwa umukobwa cyangwa umuhungu. Nguko rero uko bimeze. Hanyuma rero wenda mbere yuko tugenda tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye kuri iki gitabo, imirongo ya telefone mu kanya gato cyane turaza kugenda tuyishyiraho kugira ngo namwe mukomeze kugenda mushyiraho ibitekerezo byanyu bigiye bitandukanye. Hanyuma Emi, abantu iyo bakora ibintu bigiye bitandukanye, umuhanzi yajya muri studio agatanga amafaranga kenshi na kenshi abafite icyo agamije, ibyo ari byose kiganisha no ku nyungu. Ibitabo byawe ubishyira ku isoko gute? Ni ibitabo by'ubuntu? Ni ibitabo bishyirwa ahantu runaka ku buryo wenda ugikeneye yagenda akishyura igiciro runaka akakibona? Ubundi se ku isoko bwo mu gihe byagiriye hanze ubona biri kwakirwa gute? Wow, urakoze cyane. Nk'uko bivuze, ikintu cya mbere ubundi akenshi umuhanzi yajya gufata igihangano cye akagitunganya, akakijyana muri studio cyangwa akakijyana muri library cyangwa muri imprimerie kugira ngo bagikore. Akenshi ntago icyo abagamije cyane ari inyungu. Nkanjye uyu umutima wanjye ujya kumpatira kuvuga ko iki kintu cy'inzozi z'urukundo cyari ikintu kibaze nka social. Icyambere nashaka gufasha urubyiruko cyangwa se n'ababanyi kugira ngo bagire urugo rwiza, ubwo bwicanyi ntibuzongere kubaho, abantu bagize amakimbirane aho kugira ngo umwe yice undi cyangwa bakore divorce, ahubwo bashyire hamwe. Kuri nge ishu ya mbere cyangwa se intego ya mbere ko ari ugufasha societe kugira ngo bivane mu ibyo ngibyo, mu ibyo bibazo bahura nabyo kuko batabizi. Ndaguha urugero, abana b'imfubyi cyangwa se abantu benshi hano hanze usanga ntago bafite umwanya wo kuganiriza abana babo. Usanga abana b'imfubyi bo nabo babyeyi babaganiriza ntabo bafite. Ariko ubaye inshuti n'igitabo kikubwira kikakubwira ngo uramenye uzirinde ubugize amahirwe cyane. Ni muri ubwo buryo rero njya kwandika, nicyo nahereyeho, niyo yari intego yanjye ya mbere, gufasha umuryango nyarwanda kumenya ibyo utaruzi kugira ngo wirinde kuzakora amakosa. Intego ya kabiri nkuko wari ubivuze, kuko uradepansa, hari amafaranga usohora kugira ngo product nk'ijye hanze cyangwa igikorwa nk'iki kijye hanze. Mu by'ukuri hari amafaranga natakaje, ariko kuri njyewe ni nka contribution natanze mu muryango nyarwanda. Igitabo nacyo urebye agaciro gifite, nagihaye agaciro donc k'ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda. Ugereranyije n'akazi kabanditsi, icyo giciro kiri hasi cyane ugereranyije nibiba byagenze ku gitabo. Hanze rero nkuko wari ubimbajije kiriyo ahantu hatandukanye, aho maze kukigeza urumva cyasohotse muri uku kwezi kwa gatatu 2017. Abantu benshi bamaze kugisoma vraiment, hari abampamagara bambwira ati kera kose wari uri he? Kuki utari waratubwiye? Ya Knowless ngo wari uri hehe? Kuki utari waratubwiye ko ibi bintu, ko ndeba harimo ibintu byiza, uzi ko hari ibyo twibazaga birimo hano by'ibisubizo, uzi ko hari amakosa twakoraga tutari tubizi. Ugasanga rero hari feedback hanze barimo barabyitabira babigura, ariko kontrente zo ntizibura. Uraza abanyarwanda harimo kubwira ngo mbwira muri rusange ngo ibirimo. N'abahanga bo baravuze ngo ushaka guhisha abanyafurika urandika. Usanga ukibonye aracyishimira, yareba content cyangwa ibirimo mu gitabo akacyishimira, ariko ku rundi ruhande akavuga none se wambaye ukambwira muri make ko nta mwanya afite wo gusoma. Yes, hanyuma nkubitsa ko turi mu kiganiro Star Magazine, ni kuri 89 n'ibice 4 FM. Nizera ko mukomeza kugenda mugubwa neza cyane. Already mirongo ya telefone yose namaze kuyigira tayari kugira ngo ufite ikibazo, ufite icyifuzo kuri iki gitabo Inzozi z'urukundo cy'uyu mwanditsi, ushaka umubaza akaguha ibisobanuro, yemwe ushaka no kumuha n'ibitekerezo. Burya abahanga bavuga ko kwiga ari ibihoraho mpaka umuntu yigendeye.
aho abagiye sinzi naho niba naho biga. Hanyuma ku murongo wa telefone tayari namaze kuyishyiraho, ariko wenda tutari twanakira abantu ku murongo wa telefone. Ahangaha hari umuvandimwe nyandikiye aka SMS arambwira ati umva uwo muntu mubwire ngo konks kabisa ngo mukoza ahantu. Yeah, thanks. Ryemezwa ko ari ijwi ry'akataraboneka bamwitaga indirimbo yayise Kelamu Eviahan. Ku mirongo ya telefone ndabona abantu, reka twumve ibitekerezo. Yes, hello. Uraho neza? Komera cyane. Ngongwe cye? Nshimiye Imana kurondoye. Ego nshimiye Imana. Igitabo umuntu yakibona ate kugira amenye birimo? Icyo kibazo araza kukigusubiza rwose. Murakoze. Asante sana. Halo Isangano FM. Yewe Sepa. Ngo bimeze bite? Ni jamwe kuri kumba. Ego jamwe. Wanangewe muze kumva amakuru ya Riderman kabisa. Amakuru ya Riderman turagaruka mu kanya gato cyane nuko yaje kuba akora concert Muhanga, abahanzi bakizamuka bamutera utwatsi two kumufasha. Urakoze cyane. None se? Hey. Nari n'umuhanzi witwa Musafiri. Uwo ntawe nzi. Afite indirimbo yitwa Ngurihehe. Nzakurikirana amenye rwose. Sawa no mu. Karakaze cyane. Yes, hello. Wiriwe neza. Esha mbega igitabo giteye amashyushyu yo kugisoma. Vugishe kuri. Yabasha. Urumva kigutuye mu rukundo. Umuntu uri normale wese ibintu biri romantique bimukora. Ambo. Hanyuma Pamela igitekerezo nashaka kubaza. Ubundi yarakomeje ku muco wo gusoma. Abibona gute umuco wo gusoma ubona gute muri societe nyarwanda? Ese niba uri hasi hakorwa iki kugira ngo uzamuke? Ikindi ubundi abantu bakunda kuba banditsi wenda baba barize ibintu bitandukanye, wenda araza kutubwira ibintu yize niba atari ibanga. Okay. Ikindi ndashaka kukikubaza wowe se. Pamela. Hari ukuntu ubona ni kumutumirwa. Okay, mbaza ariko nanjye nta kibazo ariko ntunkomplike. Oya. Undi hari ukuntu ureba umuntu. Kavuga uti bana yanjye ari ibyo yanditse ari izina rye kuko numvise ko muri nickname yitwa Sempa. Hari ukuntu ureba umuntu kavuga wawo izina ni ryo muntu. Uragira ngo nkurebere uko ateye muri rusange. Hanyuma umugore we ngo agira amahane niyo makuru mfite, ariko ndaza kugerageza. Wenda ngiye kubivuga. Ngiye kubwira ni wenda harubi kuko yatubwiye ko afite mama w'umwana. Afite ukundi kuntu abireba cyane kukurusha. Ariko wowe ugerageze kubyo ubasha kubona. Ntubizi se ko nanjye gukora icyo bita kuvuga umuntu uko ateye ari ibintu nsobanukiwe. Ibintu ndakwizera niyo mpamvu mbikubajije. Sana. Hanyuma icyo cyo nimba ari nge kireba reka nkisubize ntaza kwibagirwa. Umurebye mu nzira wamwita umusore. Impamvu mvuze ko wamwita umusore nuko taye ye ni taye nyine iri mu ayene niko nabyita. Ni inzobe byo, kuba inzobe ni inzobe, yambaye amarineti bigaragara ko ari ay'amaso, ashokoje aka ordinaire, yambaye ishati ya square y'amaboko magufiya. Nuwo nguwo mu byukuri no umusore ubaseka burika, no umugabo nakumva barire abeza abakobwa mwatangira kumutera imitoma. No umugabo ubona ko ahora yisekera mu byukuri. Sinzi kureba mu mutima kuko burya baravuga ngo mu mutima ho haragoye, ariko burya ngo kari no ku mutima hari igihe kaza ku munwa. Nuko ateye ikindi ntavuze ubwo araza kukivuga wenda
niyumva hari icyo ntavuze cyamubeshyeyeho. Alo Isangano FM. Salama wewe Jimmy. Bimeze bite? Ewa nitari kutuma Francois no murenge wa Musasa. Kapisa gose uri icyo gitabo umuntu yazacukutera. Araje gusobanurira rwose. Yawa. Asante sana. Yes, alo. 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 Yego. Safari Isa mu Rutiro. Ego Safari Isa. Igitabo umuntu yakibona te. Bana icyo ni ikibazo gihuye n'icyo urangije rwose igisubizo cyacyo kiraza kuza ari kimwe. Okay. Yes, alo. Hello? Oui. Ni w'amahoro ndi mu bwishyura. Ego w'amahoro. Turi kubabaza ko tutajya twumva amakuru ya Nike Bahizi. Ya Nike Bahizi? Nike Bahizi akora ikintu umuhanzi, umushoferi. Aririmba izihe ndirimbo? Mutalamura. Ndamukunda. Uramukunda? Ukube kabiri. Mube kabiri? Nose ko nta makuru ye mujya mutubwira. Ubundi reka nkubwire mushiki wanjye. Biragoye ko ngiye nakubwira amakuru y'abahanzi bose kuko wenda abahanzi baba bahari ni benshi ariko wenda bagerageje kwiyereka itangazamakuru nibo tugerageza kubaha amakuru yabo. Ahubwo ubwo wamubwira nawe akaza akigaragaza kuko iyi ni imwe mu nzira nziza yo guhura n'abakunzi be kuko namwe abamukunda ntiyabazenguruka bose. Sawa murakoze mbese. Okay, nawe urakoze cyane. Reka twakira umuntu wa nyuma ku murongo wa telefone tugaruke ku bibazo ari nako tukomeza ku yandi makuru agiye atandukanye. Yes, alo. Hello. Yes. Salama Seba. Salamu Musa. Ni Samuel Impembe. Umurenge Akagari ka Munanira. Aho ngaho Impembe ku mazi ndahabona rwose. Nge nagira ngo mbazo mu tipe. Icyo gitabo kigura ngahe kiboneka hagana he? Okay, araje gusubiza. Sawa mere. Asante sana. Ikigaragara nuko abantu ari benshi cyane n'amatsiko menshi cyane ariko nanone burya umwanya ni kubuteye tuba tugomba kugabanyamo byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma emigerageza nawe usubire muri ibi bibazo ubanyuriramo nawe nk'umuntu w'umuscout. Baba murakoze. Mu gusubiza ibi bitabo cya mbere nshimiye abantu ko babaye interested cyangwa bishimiye kino gitabo. Ndimo gusubiza bino bibazo hari abenshi bakunze kugaruka ku kibazo kivuga ngo ese iki gitabo cyaboneka hehe. Byukuri abaturiye hano ku Kibuye ndetse ni Rubengera bageze Rubengera bakabaza kuri papeterie ya Secretariat Nouvelle hano imbere hafi na Radio Isangano kwa Mama Nicole birahari bitabo ndetse bageze mu mujyi ku Kibuye kuri Peace House naho birahari bitabo. Aba bari Gisenyi naho hari abantu nabo babicuruza. Hama mu zindi ntara urumva gisohotse ejo ndacyarimo gukora advertisement no gukora ama contract hamwe n'abantu bamfasha kubigurisha. Ariko ikindi ndimo gukora uramutse ushatse igitabo hari amanimero yanjye ya telefone ndetse na email arampamagara sinzi yenda niba nimero nayivuga yego nimero wayivuga ni ku burenganzira bwawe ariko ubwo uramenya ko nawe kuguhamagara ari amanywa n'ijoro. Oya nta kibazo ashaka igitabo ready. Okay. Nawe aramutse ashatse igitabo ari ahandi hantu hatandukanye icyo ndimo gukora promo kuko ntarabona amagence menshi twagurisha ibitabo bisaba ama contract ariko ashobora kumpamagara akampa adresse ziwe hama akishyura igitabo nkakinwoherereza. Nimero yanjye ni 0788 89 20 hama ku kindi babajije cyerekeranye n'igiciro cy'igitabo. Igitabo kimwe ni 5,000 ariko iyo utwara byinshi birenze 3 hari ukuntu dushobora kugabanya bitewe n'umubare w'ibitabo ngira ngo urazi mu bucuruzi niko bigenda. Ku kindi hari uwabajije ngese ngo umuco wo gusoma mu Rwanda mubona gute hama ngo hakorwa iki kugira ngo uzamuke.
mu Rwanda ikigaragara nuko umuco wo gusoma uracyari hasi cyane. Abantu benshi bakunda kumva radio, akunda kureba filime, ariko gufata umwanya ngo yicara asome igitabo y'abana birihishe. Ariko niba ushaka gutera imbere uzasoma igitabo. Niba ushaka kumenya byinshi, niba ushaka kuganira n'abantu benshi batandukanye kandi bo kwizerwa, wasoma ibitabo. Ikindi icyo navuga icyakorwa, njya mfata nk'urugero nk'ani Karongi cyangwa mu karere ka Karongi, nta ushobora kubona isomero ry'ibitabo. Yenda uretse ku mashuri, ku bigo by'amashuri, ariko kuvuga ngo hari centre runaka cya bibliothèque ntayihari. Kuri njyewe rero nk'inama natanga cyangwa se nk'impanuro natanga ku bayobozi b'igihugu cyangwa se ku bakora mu byerekeranye n'amasomero no guteza imbere ibyerekeranye no gusoma ndetse no kwandika, nuko bashyira library cyangwa se amasomero ahantu henshi hatandukanye, bityo wa muntu ufite ya mpano yo kwandika, wa muntu ushaka gusoma yajya abona cya gitabo bimworoheye. Haba kukigura, haba kugenda akagitira akagisoma, byo biba byemewe ahantu henshi hatandukanye, abana byaba ari byiza vraiment. Noneho hari ikindi gerageza ushyiremo agategeko. Yego, hari ikindi yambajije ngo ese ngo nize ibiki. Njyewe nize ibyerekeranye na management cyangwa se icungamari, haba muri secondaire, haba no muri université, ariko ikirenze icyo nkunda kwandika no gusoma. Ikindi nkunda nanone ibyerekeranye no gusoma ibitabo, ibintu bitandukanye. So ndibaza niba hari, ndumva nta wundi nshobora kuba nibagiye gusubiza. Hanyuma gerageza byibura mu masegonda makeya akari ku mutima wawe ukabwira abadukurikiye muri aka kanya, ubundi tugushimire. Murakoze cyane. Icyambere nuko nashimira Radio Isangano, by'umwihariko wese bawantumiye, ndetse nshimiye n'abatanze ibitekerezo bitandukanye. Ikindi nuko icyo nabwira abateze amatwi Radio Isangano nuko mu by'ukuri kugira ngo umuryango nyarwanda ugire amahoro atuje, umubyeyi akunda umwana we, umwana akunda umubyeyi, umugabo akunda umugore, abakundana donc couple, umuhungu n'umukobwa bakundane birambye, reka nongereho birambye, nuko hari ibyo bategerezwa kuzuza, bagomba no kwitaho. Ari nabyo nahoze mvuga hano mu gitabo, ni byinshi. Cyambere bakundane bizira uburyarya. Igihe habonetse amakimbirane hagati y'abakundana, bicare bayakemure. Niyo nzira nziza, donc navuga ngo vuba nziza yo gukemura amakimbirane, kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo ntazibana zidakomana amahembe. Ariko bicaye hamwe bakajya inama, uwakoresheje undi akamubwira, umuryango nyarwanda ndetse n'urugo rugongera kugiramo urukundo, bagashyira hamwe kandi bakubaka urugo rwabo, bakubaka n'igihugu muri rusange. Ndabashimiye vraiment, nako numvaga nari mfite Imana. Hanyuma iki gitabo nayo reka nkigurire umukobwa turi gukundana. Wow. Ariko yazajya mpakaye. Reko mbona asigaye yifata nabi. Uvuga ngo uramutse n'urugero sienda si publicité yindi, ariko hari abantu benshi barimo kukigura kugira ngo bagitange nk'impano. Hari igihe ububona utabwira mugenzi wawe ngo ntago nkunda uko mbishaka, ariko ushobora kumuha kino gitabo akumva ko hari inshingano atuzuza, yaba umugore wawe akumva ko hari zo tuzuza, yaba umugabo, yaba donc sheri wawe akumva ko hari ibyo agomba guhindura. Mu by'ukuri ubu mubwiye, nkanjye ndibuka umuntu wa mbere wampaye impano, nigaga muri secondaire, yampaye impano y'igitabo. Undi wa kabiri ama impano ya cassette bande cassette nizo zari zigezweho icyo gihe cyane rwo. Uwo ngo ajya kumera nk'uwanjye nanjye yampaye CD ya The Band. Wow, icyo gihe hari ndibuka yari CD nako yari cassette ya indirimbo za Kamariza. Ariko today ya cassette sinkibona naho nayicuranga kuko zaraheze, ariko igitabo ndacyagifite kabisa. Urumva igitabo ni impano idasaza, kandi iyo ukibonye ubonye ubutunzi bukomeye. Arakoze cyane. Bamwita Emi Sempa, igitabo yakise Inzozi z'urukundo. Ndizera ko kubindi byinshi bigiye bitandukanye turamufite, n'umukene yatuzamutumira yemwe, kandi nizera ko namwifuriza nk'ikiganiro Star Magazine birumvikana. Courage. Wow, thank you. Tubonane. Hanyuma rero mbere yuko tunamuherekeza gato, reka tuhite tugaruka ku musore bamwita Mr. Hu, numwe mu raperi navuga bakizamuka ariko nanone bafite impano y'akataraboneka. Akorera umuziki we imuhanga, numwe mu bahanzi banze kwitabira igitaramo cya Riderman. Mu kanya gato cyane tumushakisha ku murongo wa telefone, ari nako kandi duherekeza umushyitsi wacu akaririmba akise Fata Akantu, ari kumwe na J Bros.